Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bwana shehe, twongeye kukugeraho rero. Amakuru y'iminsi shehe. Alhamdulillah turashima Imana uko byagenda kose. Mashallah. Noneho tugusanze iwawe rero. Hani wanjye. Tugusanze iwawe mu rugo rwose ndabona umeze neza utekanye. Alhamdulillah. Ariko mu by'ukuri hari haciyeho utunsi ngira ngo utari kuduhereza inyigisho, ariko noneho iminsi yongeye kuba indi wagarutse. Twongeye twagusuye rero. Uyu munsi rero ni iki wateguriye abavandimwe, ni iki wateguye kutuganirizaho uyu munsi? Favarishe. Alhamdulillah rabbil alamin. Turashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha byuzuye bidacagashije nibisakare kwasozereje inwa n'abahanuzi bucura mu ntumwa nta wundi intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ugize neza rero urambajije uti nayo maze iminsi duherukana kuri video imwe yo kwigisha abantu isuku, kuko Allah n'Imana bitubwiye uti Islam ni isuku. Rero uyu munsi nateguye ko tubuze kwigisha ikintu gikomeye cyane. Wowe unyumva nawe undeba, ndagira ngo iyi video uyirangize wumve ikintu gikomeye cyane tugomba kwigisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Sheikh rero uyu munsi nagira ngo twigishe abantu uko byagenda kose ntibwakira utariye, uko byagenda kose ntibwakira utanyoye. Shaka kwigisha abantu kurya rero. Ndashaka kwigisha abantu imyifatire, ni gute umuntu yifata iyo ari kurya. Mashallah, alhamdulillah. Adabu yo kurya, imyifatire yo kurya, inshallah. Ushobora kujya rero ngo ni ibintu byoroheje burya. Hari abantu bafata kurya cyangwa se kunywa bakagira ngo ni ibintu byoroheje, ariko bifite amategeko n'amabwiriza agomba kubigenga. Rero ibyacu twifashisha igitabo kugira ngo ejo kuri comment nyinshi bajya batubwira bati inyigisho dutanga ni nyinshi nziza, ni inyigisho ziri hasi hagati yanjye cyangwa se gahunda yanjye ifite n'umuntu uri hasi. Ni ibintu byacu bya buri munsi, ntabwo tujya mu bintu biri hejuru cyane, ni ibintu byacu bya buri munsi. Cyane cyane umuyisilamu mbere yo kurya cyangwa se kunywa akora ibi bikurikira. Waba uri umuyisilamu cyangwa se utari umuyisilamu, mbere yo kurya cyangwa se kunywa ukora ibi bikurikira. Icya mbere, kubanza ugakaraba intoki. Na leta y'u Rwanda iratwigisha ko umuntu wese agomba gukaraba intoki. Mwarabonye cyane, nabonye uri umuyobozi YouTube imwe nigeze kureba, nasanze nawe murigisha abantu gukaraba intoki. Uriya rero ni umuco wa Kisilamu. Nibyo cyane. Narakubonye rwose kuri ya YouTube yawe, hajya yitwa Rweri Iwacu. Rweri Iwacu. Narakubonye uri murigisha abantu gukaraba intoki. Uriya ni umuco wa Kisilamu. Ugiye kubanza kurya rero uragenda ukabanza akagera gute ugakaraba intoki. Icya kabiri, urabanza ukicara. Sheikh, rero niba ugiye gufata icyo kurya, gerageza utuze wicare. Ntabwo kurya uhagaze. Hari ibiremwa bijya bihagaze, ni inka, ni amatungo, ariko umuntu agomba kubanza akaraba intoki, yarangiza akagera gute agaca bugufi akicara. Akirinda kurya agize gute ahagaze cyangwa kunywa uhagaze. Abantu babyise ubusirimu. Uragenda ahantu mu bukwe cyangwa ahandi hantu ukabona baguhaye icupa uhagaze neza ukagonga ukanywa. Ntabwo ari byo rwose. Ntabwo ari byo. Urabanza niba baguhaye ibyicaro ukicara, wamara kwicara ukanywa agize gute wicaye. Icya kabiri, icya gatatu, ukavuga izina ry'Imana. Ntabwo ushobora kurya utabanje kuvuga bismillah. Ushobora kuba utari umuyisilamu ukavuga uti se bismillah, ibyo ni ibyarabu byabo, ariko niba utari umuyisilamu uravuga ati ku izina ry'Imana. Ukatangira kurya wabanje kuvuga ati ku izina ry'Imana. Iyo urangije rero ku izina ry'Imana, kandi umuntu wese uramutse uriye atatangije izina ry'Imana, icyo gihe ibyo ariye byose ntabwo ahaga. Ashobora guhaga. Reka da. Nubwo waba ufite iparato yuzuye ibyo kurya. Nubwo ufite iparato yuzuye ibishyimbo, iparato yuzuye imyumbati, ntabwo uhaga. Ikindi kandi iyo uriye utavuze ngo bismillah, uri gusangira na shetani. Sahih. Uri gusangira n'iki na satani. Rero uravuga uti bismillah cyangwa ati ku izina ry'Imana. Icya kane, gukoresha cyangwa se kurya ukoresheje ukuboko kw'iburyo. Islam namwe mutari abayisilamu, ukuboko kw'iburyo Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se Imana yarakuremye niko guhatse aya maboko yacu. Hari amaboko abiri, ariko mu kinyabupfura cyiza ntabwo urisha imoso. Kurisha abantu rero nabibonye Sheikh, ukabona arimo ararisha imoso ngo ni fiyeri. Nabyita fiyeri niki? Oya, ntabwo ari fiyeri.
ngo ni ubusirimu ntabwo ari ubusirimu burisha none se ko hari ukuntu abantu baba baramenyereye bafite ukuboko kw'imoso ariko barisha hari dalili cyangwa se hari aho intumwa y'Imana yaba yarasanze umuntu ari kurisha imoso kuko igihe hari agatabo nigeze gusoma intumwa y'Imana yabwiye sallallahu alaihi wasallam yabwiye umusore ati musore uramenye ntukarishe imoso umusore aramubwira ati ntabwo byakunda hari abantu biba byarananiye rwose intumwa y'Imana yamubwira ati ugomba kugerageza umusore ati ntabwo byakunda intumwa y'Imana yari intumwa y'Imana irangije avuga ati ntibizakunde cyabaye kuri uwo musore akaboko karahinamiranye gahinamiranye agatangira noneho arisha indyo aricuza aravuga ati Imana imfashije akaboko kanjye kakarambuka ntabwo ntazongera kurisha imoso intumwa y'Imana yongera amusabira kararambuka noneho abona kurisha indyo niyo mpamvu rero byanga byakunda uba ugomba guhatiriza ukarisha iki indyo urumva ko ni tekinike yakoresheje ngo none se ko kavunitse cyangwa kamaze guhinamira akamera gutya akarisha indyo cyane yewe cyagafase ntacyo ari bube urakoze cyane rero bwana Kusayi Shehe Kusayi urakoze cyane kuba iyo hadithi witubwiye rero uragerageza ukarisha iki ukarisha indyo ikindi kurya cya gatanu kurya imbere yawe utajagama aha rero bayisilamu nawe mutari abayisilamu uzarebe mu bukwe bakoze iparato gutya niba hano bahashize akaboga ku mwanya wawe umuyisilamu cyangwa se mu byicaro byiza niba bashize irya imbere zawe urabibona sheha umuntu arimo hano arimo ararya imbere ze arangije atajya kurya imbere hano ya Kusayi ikibazo gikomeye kubera ko imbere ya Kusayi hano hari icyo bita inyama hari akaboga hari agasamake ariko mu ntuze nziza muri adabu nziza imbere yawe niba hariho akaboga hariho twinshi tuboga nka dutatu uradufata urugero iyi ni isahani warangiza ugafata ahantu ukahashyira akaboga nawe ukahashyira akaboga nawe ugashyira akaboga ugasaranganya rero wirinda kurya ujarajara hano ugakora na hano ukahakora urya muri adabu nziza urya imbere yawe ikindi cya karindwi kwirinda guhuha mu byo kurya bayisilamu nawe mutari abayisilamu murabizi neza na tekinoloji irabitwemerera gufata sayanse irabitwemerera iratwereka ko umuntu ahumeka carbon ariko oxygen iva mu bidukikije rero iyo ufashe icyayi cyawe yongera kubibona ugafata icyayi ugafata ngo uwo mwuka wawe ushyizemo umwuka utari mwiza uyu mwuka dusohora ntabwo ari mwiza intumwa y'Imana yari umuhanga cyane yari umuhanga ku buryo uyu mwuka dusohora ntabwo ari umwuka waza ugahita uhitira mu byo kurya ahubwo umwuka twinjiza ni wo mwiza haba muri sayanse haba muri hadithi birumvikana neza rero ugafata icyayi ugatangira ugahuhamo ugafata ntabwo ari byiza wowe ntabwo guhuha mu cyo ugiye kurya ntabwo ari byiza cyane icya munani kwirinda kuvuga intege y'ibyo kurya bayisilamu nawe mutari abayisilamu ndagira mbabwire iki wowe muri umuntu w'umugabo ukagera mu rugo ugasanga batetse ibijumba ibishyimbo ukabona hajemo akadefo uri kurenganya umudamu gerageza ubirye ariko nyuma yaho ntuvuge ngo harimo inenge gusebya ibiryo iyo utangiye gusebya ibiryo abantu barimo bararya bituma utesha peshiti abandi bantu bari kugira gute bari kurya ntabwo ari byiza rero gusebya ibiryo ahubwo urarya warangiza ukagira gute ukabyoroshya ibintu bikagenda dusoza rero ikindi kuvuga intege ikindi iyo urangije kurya ushimira Imana ugashimira Imana yaguhaye icyo cyo kurya ushimira Imana rero uvuga uti alhamdulillahi ladhi at'amana wa saqana waj'alna minal muslimin mashallah alhamdulillah rero inshallah nagira nkunganireho gato ku yindi hadithi wigeze kuvuga ku bintu bijyanye no kwicara kurya ariko burya intumwa y'Imana aho yabivuzeho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti inda y'umwemeramana igabanyijemo ibice bitatu oya inda y'umwemeramana inda y'umuyisilamu igabanyijemo ibice bitatu igice cya mbere yaravuze ati ni igice cy'amazi igice cy'ibiryo n'igice cy'umwuka ugomba rero kurya kugeza kuri rwa rwego wirinda gufunga igice kimwe muri ibyo umuntu akarya ibiryo akabirya ku buryo yanywa amazi
agahita yagarura. Ibyo bintu ntabwo ari byo. ntabwo ari byiza. Ugomba kurya ukavuga uti hano ngejeje nyweye amazi ntacyo byantwara kandi no guhumeka kwanjye ntacyo byabitwaye. Inshallah utahara shehe. Rero iyo nayo ni hadith mu by'ukuri yereka abantu adabu zijyanye no kurya. Murakoze cyane rero twabasuye mu by'ukuri kandi murakoze kutuganiriza yego inshallah. Nta kibazo kabisa, alhamdulillah. Amen. Ni byiza cyane, tuzagaruka twongere tunabasure niba hari n'ikindi gice mwaduteguriye cy'ibiganiro inshallah, alhamdulillah. Ariko kugenda Sheikh Kusai nawe ngo uzagushyire muri video, ndashaka kuzakora amawayiza ugategura neza amawayiza bamukeneye ati Kusai turamukeneye, bamuheruka muri Rweri wacu bashaka no mu mawayiza inshallah bazambona. Inshallah abashaka kumbona bazambona muri kuri channel yitwa Rweru Iwacu cyangwa se kuri channel yitwa Imbaraga Media TV. Aho hose wambona nta kibazo, no muri iyi nzazamo kandi mbafitiye utuntu twiza. Shehe rero turagushimiye, Allah akomeza kongera kandi akwishimire, aguhe ibyiza kandi mu by'ukuri ibyo ukora bibashe kugera imbere, bibashe no kugera ku bantu benshi kandi bigire icyo bibakosoraho n'icyo bibahanuraho mu bijyanye n'ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Reka dusoreze ahangaha, tuzongera dusubire inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukoreshe ya subscribe na comment, turabakunda, turi hano ku bwanyu.